nambuye inshingano Pst Claude ubwo ntabwo akiri pasiteri asigaye yitwa Claude yari pasiteri ubu ni Claude nimbona wakoze ikiganiro ukavuga ngo Pst Claude asanga wabyanditse uzamenye ko ubwo channel yawe izahita isubira hasi bacuritse ibintu byose bya Yongwe wiyitira ko Apotre atari Apotre ndamutenze imyaka 5 yose Yongwe ndasanga akwiye kubanza kujyanwa indera akabanza agasuzumwa ko ari muzima nta hungabana yagize ryo mu mutwe kukiyaza kuba ari muzima ntabwo yari kwambara kiriya kigofero kimeze nk'icyamayibobo wo musi y'umuhanda mu iteme rya Nyabugogo. Shingiye ko Yongwe nta discipline nta burera agira, shingiye ko Yongwe yitwa Apotre akaba yari yimitswe n'umubyeyi ufite amavuta Aposo Minyoni Kabera ariko yimitse mayibobo. Yongwe arasenze yohereje imvura. Oya Imana yambwiye imvura nigwa cyo ari ikimenyetso cyuko Yongwe Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yego reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye mu Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda mwese nizere ko ibihe byanyu biri kugenda neza cyane nkuko duhora tubibifuriza cyangwa se tubabwira mu biganiro dukora bya buri munsi. Nitwa Samu Gakire ndi kumwe n'abagenzi banje, YouTube zo ni nyinshi cyane. Reka nizere ko iyo uraba uri kureberaho iki kiganiro yose uri bugubwe neza kandi ugatanga inyunganizi z'ibitekerezo bizima byubaka Abanyarwanda. Turagarutse ndi kumwe na Pst Claude uheruka kwamburwa inshingano, barambwiye ngo nzankora ikiganiro nge nkwita niyo nzima Claude, ariko reka mvuge Claude kuko nubundi ndatenze. Ni so bigutumye. Claude umeze neza? Meze neza cyane. Cyane. Wicaye imbere ya kamera nyinshi cyane. Ariko ntago ari ubwa mbere. Oya si ubwa mbere se n'ubwa 10. Inyamata muraho ni kuruhuha. Ni kuruhuha si Inyamata. Iwabo w'inka kuruhuha rwa Bugesera ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Komine Bugabira, komine Busoni n'akarere ka Bugesera. Aho niho dutuye. Kuruhuha. Rwari tuzi kari Inyamata. Oya ntabwo ari Inyamata. Mwarimutse ntimwatubwira tuzabasura. Ni karibu. Tuzabasura ko dumeze neza. Meze neza cyane. Wambuye inshingano nibyo nari impereyeho. Ubu nta munyamakuru ngo wemerewe gukoresha Pst Claude. Uzabikoresha wese bazamutenga. Nanjye ubwo mbivuze ubu ndabizi mbagiye guhita bantenga. Wambuye inshingano wabyakiriye ute mu kiganiro? Ntabwo mbizi. Cyatambutse kuri Online TV wambuye inshingano. Ntabwo mbizi gemenye igikaze TV byahandi ntabyo nzi. Yego amezi 6 utari pasiteri utakisubiraho ugahita wamburwa inshingano burundu. Uwo ninde? Intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana Apotre Gitwaza Minyone, Apotre Masasu, Apotre Gahungu, ni pasiteri Charles wanyurayifugamo Apotre the vibe vibrator ni Apotre Kamuhanda Claude ni Apotre Constantine yo Mwungeri ninde murabo bose hano ari mutabazi ni Yongwe Apotre Yongwe Yongwe akayongwe akayongwe kagakoko Harerimana Joseph akayongwe se ariko akayongwe ubundi urakazi akayongwe urakazi ayango Yongwe bisobanura akayongwe na kanyamaswa kaba kanukaho kanyuze hose urabyumva neza akayongwe wabyumvise akayongwe urakazi ubundi akayongwe ntakonzi akayongwe ntakuzi ngiye akayongwe ndakazi akayongwe nakabonye Tanzania aho bitazakaragwe nkabona Tanzania muri Ngara nkabona mu ishyamba rya Biharamuro nkabona Mwanza ngiye kwambuka Victoria akayongwe rero niho nkazi akini situkane au sikasirike kuvuga ijambo ry'Imana yewe none se urambwiye ngo akayongwe urumva nta mutima mubi Claude oya nta none se genda shaka kubwira mbwira amazina nakubaje ngo na Poso Minyoni Harerimana Joseph bakunze kwita Yongwe ese ni Harerimana Joseph Harerimana ariko uvuze Harerimana arafunze. Oya ni Jean Bosco. Harerimana arafunze. Yanambuwe n'ubuzima gatoze ejo bundi arafunze kubera amakosa y'ibyaha n'ibiki byose ashinjwa ubugenza cyaha. Harerimana arafunze. Harerimana Joseph.
Joseph harya nuwahe inshuti yawe magara umusangira ngendo wawe Harerimana Joseph kandi ejo bundi nakubonye muri The Vibe uri gukora ikiganiro na Apotre Yongwe okay sawa burya yariwe ntabwo nari mbizi okay noneho ndabyumvise uratenze natenzwe nandi rero utenzwe n'intumwa y'Imana ibifitiye ububasha Apotre Yongwe ubu ntago twemerewe kukwita Pst Claude kubera ko watambikiriye umurimo w'Imana ego noneho rero guhungabana uzi icyo bivuze ihungabana uzi icyo rivuze buriya akeneye kujya indera uko afite ihungabana yakuye muri gereza y'Amageragere akeneye kujya indera aho abarwayi aho abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe berekeza wabyumvise nyine banza wumve hari ikintu cya mbere Yongwe sinasenganye nawe Yongwe sinagiye mu cyumba cy'amasengesho byibuza ngo dusengane n'iminota 10 gena Yongwe dusengana Yongwe nta jambo yatuyeho ry'umugisha ngo byibuza tuvuge ngo asabiye umugisha ampesheje umugisha ngo usabiye umugisha mwana wanjye pastor umusabiye umugisha cyangwa se sinimitswe n'umunsi nitwa pastor Yongwe ntiyarahahagaze icyo wacyumvise yego noneho rero sasa Yongwe ni igisambo urumva dore ukuntu Yongwe ari igisambo Yongwe yari igisambo yari umujura yari ibandi yavuze ko yafungiwe muri hahise umuntu bahasa wumve se nyine erega hahise ashobora amateka ashobora gukurikirana umuntu wabyumvise neza amateka ashobora gukurikirana umuntu icyambere yavuze ko yafungiwe muri kontineri iremera kubwa meya w'umugiroza Kabuye siko yavuze mu biganiro yagiye akora aravuga ngo muzongere mu mfunge ntibamufunze uribuka ko yavuze ngo nafunzwe kirya gihe muri kontineri ngo ngaho muzongere mu mfuge ndebe siko bahise bamufunga nyiri kirimi kibi yatanze iki ibyo aranabyemera rwose yatanze iki umurozi gupfa nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa kabiri Harerimana mu Biryogo Nyamirambo yitwaga ni mu bika amasahane cya gisambo kirahise wabyumvise ahahise aho tubyemere ko ahahise ibyo turabyemera twese tugira amateka twanyuzemo noneho rosasa ubwo ndacyakubwira kugira ngo urebe turaza gufata amateka ya Yongwe ya Harerimana y'uyu munsi tuyahuze na yakera turebe se yarahindutse rengagize n'umurimo w'Imana yakoze banzureke se ariko waruzi ko n'igisambo kiba cyamara kujya kwiba cyava kwiba kikajya mu rusengero kigahanura waruzi ko umurozi ava kwica abantu yarangiza akagaruka mu rusengero agahanura bati Imana iravuze kandi Imana itavuze warubizi nabyo waruzi ko umusambanya ava gusambana yaza akajya mu rusengero akajya ngo Imana iravuze bati mwumva ko Uwiteka avuze kandi kumbe ni ibyaha by'ubusambanyi bimufasha wabyumvise bivuze iki rero uyu Harerimana Joseph yabaye mwarimu wo kwa gatatu w'icyumba cy'amasengesho mu Gakinjo muri ADPR yego dore uko byagenze rero muri 2006 yaje gufatwa dore uko byagenze haje kuba ubukwe muri famiye bw'umufamiliye wa Yongwe bw'umufamiliye wa Yongwe w'igitsina gore w'umukobwa wabyumvise Yongwe atera ibitugu hejuru icyo gihe yaratuye hari hafi yo kwa Kiruhura no kwa Ntama hari hepfo yo kuri Yamaha wabyumvise noneho Yongwe umubyeyi wo muri famiye simvuza amazina ye avuma Yongwe aravuga ngo uragapfuryo izo nkuru warazikuye banza wumve nyine ni umukobwa wo muri famiye wari ugiye gushyingirwa wabyumvise noneho umwe mu babyeyi w'umusaza umwe mu babyeyi bo mu muryango avuga Yongwe ngo uragapfuryo kubera ko banza wumve se kubera ko umukobwa yaragiye gushaka umusore ngo utaberanye n'umukobwa wo muri famiye yo kwa Yongwe wabyumvise noneho Yongwe yanga gutaha ubukwe uwo munsi urabyumva neza Yongwe yanga kumusore arongora umukobwa wo muri famiye yiwabo wabyumvise noneho atumye ubukwe ashatse agaragaje isura itari nziza
mu bukwe wabyumvise umwe mu basaza arahita byumva bishyikire neza aravuga ngo harera Imana Joseph ngo ponda kuvumye ndi umusaza kuko yari yanze ko abana bibana bikundanira wabyumvise muri iyo minsi rero bitarenze iminsi ingahe Yongwe nibwo yahise afatwa urumva umuvumo uratangiye ahita mu iteraniro ryo mu gakinjiro bahita bamuhagarika ku nshingano bamaze kumenya ko yagiyeho umuvumo wa kibyeyi yanze ko abana baza wumve se ariko se ubukwe bwabaye ari kumanywa hariya kumuhima wabyumvise neza ubukwe bwabaye ari kumanywa Yongwe arwanya ubukwe arwanya umusore n'umukobwa ko bibanira kandi ubukwe muri ADPR n'ubwera wabyumvise Bibiliya iravuga ngo ubukwe abahirimbyi b'abadive baravuze ngo ubukwe buranezeza ubukwe burashimisha ubukwe buranezeza bunezeza n'abijuru nta kiza nk'ubukwe buranezeza cyane ADPR ubukwe umuhango w'ubukwe wejejwe umusore babusanze ari nta kibazo umukobwa ari nta kibazo ubukwe n'ubwera werera ibyera yashatse kubihindura ibyirabura ntiyubashye ubukwe urumva ntiyubashye ubukwe kandi ubukwe ari ubwera wabyumvise noneho rusasa umwe mu basaza aravuga ngo harera Imana Joseph ngo ponda kuvumye ibyo byo muri famille ubundi ubwo byageze ku rusengero te kugira ngo akobaza none se abanyarusengero ntibatashye ubukwe ntibatashye ubukwe wabyumvise neza rero Yongwe kuva icyo gihe ahita afata umuvumo w'uruzerero umutangira gutyo yagiye gushinga itorero rye kandi ryakoze imirimo banza ariko itorero ni igiki Horebu Horebu siri he yanditse he Horebu hori church Horebu Yongwe noneho reka nkubwire Samu Gakire buretse se nyine reka giye urashaka kunjyana kure urashaka kunjyana mu biganiro by'imbere kandi sindagerayo Yongwe ahaguruka mu itorero rya ADPR ahagurukana na Rugagi Innocent urabyumva ahagurukana n'uwitwa Ngarambe Emabure yasengeraga kuri ADPR sheri hariya Kicukiro Rugagi Innocent yasengeraga kuri ADPR hano mu Kiyovu cy'abakene hano musi yaho RSSB yubatse yo harera Imana yasengeraga mu gakinjiro ari mwarimu w'icyuma cyo kwa gatatu bahaguruka bakoze inama urabyumva noneho bashaka n'umushumba uzabasengera uwo mushumba ninde yari bishop niyo mwungeri Constantin w'igitarama Gosheni Holy Church baragenda uwo munsi batangira church hariya kuri focus house hariya agurishwe imyaka ibishyimbo ibigori oya ntabwo ari we yabahaye ubupastor hariya kuri focus house bagurisha ibishyimbo imyaka imodoka zivuye mu ntara zose ziza zikaranguza ibishyimbo ibigori uburo ibintu byose amafu buri kimwe cyose hariya kuri focus house niho batangiriye umurimo w'Imana ubwo n'abagabo batatu basengerwa na Apotre niyo mwungeri Constantin icyo gihe ni Constantin yari bishop yarataraba Apotre noneho hashize iminsi kubera umururumba n'ubusambo bwa Yongwe n'umuvumo wa harera Imana Joseph afite umuvumo wo mu muryango afite umuvumo wo mu itorero rya ADPR asohotse atababwiye rero babyeyi nagize yerekwa rikomeye none ngiye gufungura itorero ryitwa Horebu Holy Church wabyumvise afite imivumo ingahe ibiri noneho nsubiye inyuma gatoya Farawo yabajije Yakobo aramubaza ngo Yakobo tubwire imyaka yawe y'ubukure ni ingahe Yakobo asubiza Farawo aramubwira ngo imyaka yanjye yose y'ubukure ni y'uruzerero irimo ni 135 bivuze iki rero harera Imana Joseph Yongwe imyaka ye yiwe y'uruzerero ni myinshi kuruta iyabaye mu murimo w'Imana Imana yari yamukoreyemo uvuga ute ko yazerereye buretse swanze wumve ndacyakubwira ko je ntabwo ndi umuvumo ntabwo yantenguriya ari umuvumo wa famille ariho n'umuvumo w'itoro rya ADPR wabyumvise hanyuma rusasa noneho rusasa nyuma y'uwo muvumo wa ADPR turacyaza harera Imana
asohotse na rugagi na ngarambe atangira kuzana ubusambo muri bo. Azanye ubusambo muri bo, wabyumvise? Azanye ubusambo muri bo, ndarakumvisha audio imwe y'umupastor umwe yampaye ati Yongwe ntuzongere kumuvugaho, turabizi ati yarampemukiye, yangiriye gutya, yarafungishije, byabaye ibi nibi Burundi, ibintu byose, ariko ndakwinginze ntuzongere kuvuga kuri Yongwe ati kuko ati reka tumureke ni kuri yabaye. Wabyumvise? Kandi no umuntu umwemera. Urumva? Kandi yo audio ndayikina jewe rero nta mikino. Uzajya mu audio wese yerekeye ku mustar upfa kumpamagara. Hanyuma ro sasa Yongwe azana ubusambo hagati yabo. Azanye ubusambo hagati yabo. Bishop Rugagi ubwo gihe nawe yari pasteur. Na ngarambe mabure. Baravuga bati reka tukubwire. Pasteur Harerimana. Twese twasotse mu itoro rya DPR. None dore uko bimeze. Abrahamu yabwiye Loti ati nuciba umoso ndaciba uryo. Wanyuze iburyo tugaciba umoso cyangwa ugaciba umoso twe tugaciba uryo, hanyuma tugatandukana neza muri uyu murimo w'Imana. Wabyumvise? Abagize undi muvumo wa gatatu mu bakozi b'Imana bimitswe hamwe amavuta nabo ubwabo babaramutenze. Wabyumvise? Harerimana agize gutya amutenze kandi yari we muzi wumvise Rugagi yerekeza ya Ruhango. Ajya gukora aravuga ati nsize Kigali, nsize inzu yanjye uko byasa kose ngiye gukora umurimo w'Imana mu Ruhango. Hanyuma ngarambe mabure nawe yerekeza Bujumbura, wajya gumubona hari igihe nzo kwicara ntambira Imana yanje, hari igihe nzo kwicara ndereranguruda ncuraranguruda. Wabyumvise? Ngarambe mabure kandi koko ngarambe hari umugisha Imana yamuvuze, hari iby'Imana yamuvuze. Ubari muri Amerika n'umugore n'abana biwe. Hanyuma uwitwa Harerimana Joseph Yongwe abonye ko abagabo bari bamugize ngarambe mabure na Rugagi bari bamugize muri support, bari bafite abantu bamusupportinga mu murimo w'Imana. Wabyumvise? Abonye nta kashi ntaki ahita ateza cyamunara inzu yaratuyemo ku Muhima. Ye Yongwe twari duturanye ngo hiranga muntu yanjye ureba unayifatiye. Anyiguhe ureba unayifatiye. Akira nyiguhe unasome. Cyane. Buretse ngo hiranga muntu ureba aho nyifatira. Jewe byanjye byose bifite use wowe akira. So murebe Nyarugenge Muhima. Tetero yena hariya muri Tetero. Wabyumvise neza muri Tetero hariya Yongwe aratuye epfo y'umunsi y'umuhanda. None umuzi kuva kera. Gusase. Wabyumvise neza gusase. Wabyumvise neza. None horo sasa. Yongwe arasituraguringa amafaranga kurishije yanzu. Wabyumvise umuvubu kuryenduza amafaranga yagurishije kakazu ko ku Muhima. Aratangira ngo agiye gufungura ngo itorera Bujumbura, intambara birateye Burundi, umuvumuro cyamukurikirana abagarutse mu Rwanda. Wabyumvise? Agarukana na Ravafo y'umurundi kazi. Wabyumvise? Ravafo y'umurundi kazi y'indundi. Ibyayo reka byihorere. Hanyuma rusasa ubwo ntabyuze oya byihwambuye none se kukinyivuze se ubwo nuko yari indundi nyine. Imana turindi imvura gusa. Niba Imana iki kiganiro iyi mvura ndayihagaritse mu izina rya Yesu ize kugadusha kandi niba Claude ari kubeshyera Yongwe imvura igwe nyinshi. Uretse tega batwaze mu rusasa banze tega batwumve. Noneho Harerimana Joseph Yongwe 2018 ubwo icyo gihe hari Bujumbura. Pastoro we ajya avuga madamu wiwe niwe wasigaranye umurimo hari Nyamirambo munsi y'isoko. Wabyumvise? Bibiyani niwe wasigaranye umurimo munsi y'isoko. Yongwe yaragiye za Bujumbura ari yo ngiyo. Nyuma yaho mu ntambara ya 2015 mu Burundi Yongwe aragaruka. Noneho amaze kugaruka Yongwe nyuma yaho yaje guhita yimura cace aho yakodeshaga hari munsi y'isoko Nyamirambo ajya mu Miduha. Wabyumvise? Ahantu mu kizu cy'inkoko. Wabyumvise? None hari kwa gataho hari ikibanza abakristo bari baraguze akiba kibisagara. Baragenda bakiguranya byondo. Unyuze mu Nzove Nyabyondo iyo. Akabanza nyine nakabanza ariko byitwa urusengero ariko nta rusengero rwari kujyamo ni inzu y'umuntu. Wabyumvise? Yego. Ariko reba ukuntu ari ninja. Icyo nacyo ntabwo yakibarujeho. Kuko yakibaruzaho icyo gihe Reba yari kukibona igihe bamufataga cyangwa urukiko yari kugitanga ingwate mu rukiko akavuga ati mfite ingwate. Warabibonye nta ngwate yigeze atanga. Kubera iki? Kubera ko ntayo yari afite.
twakoresheje ikiganiro umwavoka aratubwira tuti kuki mutatanze ingwate kwa Apotre bari kumurekura byibuza akajya yitaba kumushe umucamanza ari kugira uko ati nta ngwate twari dufite koko se nta kintu na kimwe ubu gafite ariko se ngiye buretse ndacyaza ntacyo afite 2018 rero nibwo insengero zafunze zifunga Yongwe atagira icyangombwa cyitwa Horebu Hori Church wabyumvise Yongwe rero sasa uyu munsi wa none ubu pasiteri bwa Yongwe n'ubwa Apotre bwa Yongwe burarutwa na Marine wa Nyabugogo wiripotinga akavuga ati genda Marine mvuye mu bumarine ngarutse mu buzima busanzwe Yongwe ni yasengewe mu Rwanda banza wumve se none se banza wumve harera Imana bosi kufunze n'umugore wakabamwambuye ubuzima gatozi kwa yarutaga Yongwe yarafite urusengero rwubatse Gisenyi yarafite ubuzima gatozi wabyumvise neza Yongwe nta n'igipapuro cyanditseho ngo Horebu Hori Church cyitwa buzima gatozi byibuza nga gipane ubundi nyakwa ministri w'ubutegetsi w'igihugu yaravuze ngo hari abatwara itorero muri briefcase wabyumvise Yongwe rero nta nubwo afite itorero muri briefcase kuko afite itorero muri briefcase yari kuba afite ubuzima gatozi bumwemera ko afite itorero gitwa Horebu Hori Church urabyemera ko yimitswe nk'intumwa yimitswe nk'iki wowe se ntiwasengewe nasengewe nk'iki wowe ntiwasengewe nasengewe nk'iki uri umukristo nturi umukristo ariko yamenweho amavuta y'ikisi yo kuragira intama intama mwifamu abakristo none se banza wumve icyambere none ubwo ndaje izo ntama yarashinzwe kuragira wumva ukuntu umuvumo wa deperi ari mubi wabyumvise umuvumo wa deperi ukuntu wamukurikiranye Yongwe yagize gutya yaratangiye ati mfite Yongwe hoteli Igisenyi nta n'ikibanza ahafite nta na chambrette nimwe byibuza y'ibyondo yahubatse wabyumvise ari ubweskoro ari ukujya ngakora ubwambuzi bushukana wabyumvise arongera ati mfite Yongwe transport igihe citazaga gafotora inzuze atuye hano kuri Beretwari atuye hano Beretwari citaraza fotora imodoka ze Yongwe yaragerega gukodesha nk'imodoka 5 uwo munsi cyakoze icyo gihe abadiaspora bara yamuhaga amafaranga akagera gafata rava 4 akaza kayiparika akakodesha vigo y'ibihumbi 60 uwo munsi ari buhamagara itangaza makuru akayiparika akagera gakodesha taxi akishyura nka miliyoni urumva akagera akishyura nka miliyoni mu minsi 10 taxi ku munsi oya byari ibihumbi nka 70 kubera ko yakodesha nk'iminsi myinshi ibihumbi 70 muri Kigali wabyumvise akodesha taxi iyo taxi yari yagendagamo buri munsi yari mwanditseho se nose wigeze ureba yigeze kwereka carte jaune zayo banza umbe ndi imbere y'Imana ishobora byose niba harera Imana Joseph Yongwe iriya taxi yari mwanditseho iriya taxi niba yari mwanditseho yewe nemeye jaune niba yaranahinduje yasigaranye fotokopi nemeye inote y'ibihumbi 100 nicanye na Yongwe nkayimushyikiriza mu kiganiro na Vigo ya Yongwe TV ariko Yongwe TV se Yongwe TV ubuse yewe mfate ngene nkodeshe Vigo nandika ikaze TV Rwanda nyigendesha igihumweru cyose urumva ngende mfate Vigo nikodeshe nandike ngo ikaze TV Rwanda nyimara ni cyumweru cyose cyangwa ibyumweru 2 handitse ikaze TV Rwanda nayikodesheje wabyumvise neza ikintu gihiritse Yongwe wabyumvise neza bimwe mu bintu bitumye Yongwe ahirikwa akaba agiye gusaba uwo yimye n'ubwiyemezi yagize arasaba uwo yimye guta afite imitungo afite televiziyo afite ariko televiziyo ni iki Yongwe TV se waribwa nabakire bangahe wabonye bamamaza barimo baramamazaho ubucuruzi bwabo none nimwavugaga ngo ubwo bamufunziragwa banza wumve none se ubundi ntiyaguye itese abantu ntibayibona banza wumve se tega amatwi wanze wumve aho yakoreraga iracyahari umwana witwa Noheli yararimbye ngo aho narinuye ntabwo ariho ngituye Yesu yarahanyimuye ntabwo ariho ngituye we wabyumvise Yongwe TV rero yarimutse isigaye iri muri ofisi akaryango ka ofisi ni hanini hari ahantu twagiye samugakire wakoreye he ahari uyu munsi hariya kuri station Rubis ni baza umve ni saro ni cyumba oya ni hanini izi televiziyo zose zikorera hangano izihese nkubwira televiziyo nuko ndashaka kugira jya kuri TV1 singiri inzu yose arayifite kenisi witanga urwo rugero hari buretse noneho reka duhere Yongwe TV aho yakoreraga hariya munsi ya Yerika
urabona hangana na kira cyumba na saro arahari ariko hapfaga ubusa wabonaga akantu hose hasigara nta n'ikintu hagiraga iki hapfaga ubusa none se ntihari harimo abakozi ntari huzuye abakozi ariko hari abantu nibatubwire buretse murayibona cyangwa nimuyibona buretse banza wumvese buretse se urumva kiriya yagihaye amafaranga ejo bundi ngo kize kigire ibundi urumva kiriya aragitekeretsa gihe ikiganiro ngo kizaje kize gitanga ubuhamya ko yagize impanuka y'intuze y'akaboko urabyumva wabyumvise neza noneho sasa bazitega batwumve noneho Yongwe rero reka nkubwire ikimenyetso cya mbere Yongwe murabona kuri kamera ngo Devibe TV yimanuza migiseri uturuze utuburo twa migiseri Devibe TV migiseri ntikora buretse gusabye umukozi w'Imana mugenzi wawe migiseri ntikora urumva iriya migiseri ntikora ari kamera azana kamera y'umurimbo wabyumvise neza kamera zihari n'izinga ziba muri televiziyo mbere kuki we wicaye muri CD idakora kandi kamera yanjye hari hateye kamera yanjye namuhaye footage none se ibiganiro by'abantu byo muri studio bifatwa n'izihe kamera baye reka baza nkubwire buriya nshaka ngo namukubita icyo bitari used content nyine ntaho nakungukira urumva nabambegutse wabyumvise neza wabyumva neza rero arazana akazana migiseri akazana ikintu zakiyambika bya kuteri nka bya bindi by'amamayibobo munsi y'umuhanda muri Nyabugogo wabyumvise neza rero Yongwe ubumayibobo bwa kera ntabwo bwamuvuyemo buracyamuri Yongwe ari mu masengesho none ikiganiro ntabwo kirangira imvura wayibonye abetse se iyi ngiyi n'umugisha abetse akana kumugisha ntabwo imvura nyamvura ntubona ko izuba do none horo sasa Yongwe maze wumve Yongwe korotse umudamu aramubwira ngo namuhereze 2,200,000 ngo ajye Burundi gutaburura ibirozi ngo arabona ibirozi barabitabye Burundi wabyumvise bya byo mu rukiko bya bindi byo mu rukiko nyine ngo ndacyakubwiye buretse byarangiye hese ubu yaje gusaba cyangwa cyuko atafuze bakakimuha byarangiye hehe buretse Yongwe afite ibyaha ahubwo ngiye kumutenga ku mugaragaro aha uramutenga nkande jewe ndamutenga nk'umuhanuzi uhagaze mu buhe bubasha hagaze mu butware n'ububasha nahawe n'ijambo ry'Imana Bibiliya baza wumve Abefeso 4:11 bamwe ibaha kuba intumwa wabyumvise abandi bahakuba bahanuzi wabyumvise intumwa n'umuhanuzi nabantu bari mbirimbiri wabyumvise kuba yaresi korotse umuturage wo mu diaspora amubeshya ngazajya gutaburira ibirozi Bujumbura azi neza yuko yavuye i Burundi bamuhiga bagiye kumufunga atari gusubirayo wabyumvise mwari kumwe yegoga niki nawe mwari muri kumwe i Burundi mwari kumwe abaye ikisi ni izira ry'Imana Makuru afite mwari kumwe abaye nka bagiye kumfungana nawe bari bagiye kudufunga twembi oya wowe ntabwo kuri liste ntabwo nakubonye nk'umuntu wabimkiye neza ariko Yongwe yavuye i Burundi ahunga yirukanga ariyo mpamvu basigaranyeyo uzakare ku mudamu we batamusigaranye icyo gihe nabyo nzi ayo ni amakuru wivugiye n'ibyo zamura ururimi rukoze kuzuba twagiye noneho rusasa Yongwe yarazi neza ko i Burundi atakandagiza ikirenge ngaho niba ari umugabo ngaho niyo urinde yajya agenda i Bujumbura oya yajya Yusufu nuko wenda umubano w'u Rwanda n'u Burundi utameze neza ibyo ngibyo buretse bubyihoreye wabyumvise neza hanyuma rero sasa icyo ni kimwe icya kabiri ibyo ngibyo bari kora kwishaka ago Yongwe ari bubyemere buretse twaye Yongwe arasenze yohereje imvura Imana yambwiye imvura nigwa cyo ari ikimenyetso cyuko Yongwe atari hamba cyuko Yongwe ari guse yes turagarutse nyuma y'imvura ari yoherejwe n'amasengesho ariko wabonye navuze nti Imana iki kiganiro ukibemo iyi imvura igende igenda ariko yaguye urabona Yongwe yagiye kuraguza urumva arasenga yo oya ntuze yavuze ngo yagiye ku mupfumu ngo kujya ngo imvura igwe inde ntuze uriya Bobo umuvugizi wa Yongwe Bobo yavuze tugeze kugira ngo wenda nibyo dukoze tuze gusoza iki kiganiro nubwo bagutenze watenzwe wenyine simbizi nimba unafite n'ububasha bwo kuba wabasha kwitengura cyangwa no gutengura abandi nimba ufite ariko nanjye untengure unengurire n'akabari nako baragatenze akabari kawe baragatenze abakiriya ntibari kuza yego waratenzwe rero unamburwa inshingano z'ubupasiteri uzamburwa n'umupasiteri mugenzi wawe
ariko noneho avuga ko impamvu ari uko afite ikintu utigeze kugira, umudali, yambitswe umudali wishimwe kuko yakoreye Imana neza. Dore rero diri uko zimeze z'umudali. Yagize gutya Brazil waza buri nshya ntagazo Brazil. Yaramubwiye ati Apotre rero ngiye kugukora akantu gacaca ka content. Ngiye kugufatira umuhungu umwe. Ngiye kuzana umuntu, ngiye kubwira umuntu akoresha certificate. Hanyuma agenda gura umudali, urumva umudali sugura ngahe? Wabyumvise ngahe? Umudali ugura ngahe? Hanyuma tuza mu kiganiro tugaragaze ko akuhaye umudali, agukunda, agukore certificate se niba yiprimira sa amafaranga 500 bayandikisha. Wabyumvise neza? Na amafaranga 500. Hanyuma umudali, uriya mudali nawo na preje harabona nyuze hariya mu mujyi. Nanyuze mu mujyi Inyamirambo, nturuka za Bugesera, kwirebero, mu miduha, kurera ipinyamirambo, nza mu Biryogo. Noneho ngeze mu Biryogo ndaharenga, ngeze mu mujyi Amagana haruguru. Noneho hari abana bari barimo barayizengurukana, bagiye babikora bagashyiraho utuntu tw'uducumi nka turiya. None so yure buriya mudali wabonye atari umudali w'abatinganye. Uriya mushumi wabonye atari w'abatinganye. Uri amazina ye. Uriho amazina ariko hariho ibara ry'abatinganye. Ntabwo waribonye. Ntabwo oya ongera urebe mu kiganiro. Ongera urebe. Wabibonye ntiwabibonye? Wabibonye? Ikizira ntabwo. Yongwe yakiri ikimenyetso cya Illuminati. Kira ni ikimenyetso cya Illuminati, ahubwo President yamushutse. Urumva zaburi cya yamushutse. Reba umushumi ufite yahe mabara. Reba umushumi. Katwe tuganira ntacyo. Oya buretse ngo kuba tuganira bo byihoreye. We banza urebe umushumi. Buriya mudali. Ngibi se biragaragara ntitwakoza wambaye. Harimo iki? Harimo icyatsi kibisi umutuku n'umweru. Icyatsi kibisi umutuku n'umweru. Amabara ntagara yabatinganye. Tekinike abatinganye bagira iby'umukororombya. Harimo agakororombye. Niryo bara ryaho. Ongera witegereze. Noneho zana nanjye ndebe. Zana. Namuvuze kwisobanura sibyo Mutesi yansagira yarisobanuye urumvise Mutesi yarisobanuye sibyo yambwiye ko urwaye nibukira turi gushaka uburyo yivuza azahita aza kwisobanura kuri The Vibe ariko yarahamagara ati mbabarira ndarwaye sindi kuboneka nzaza kwisobanura kuri The Vibe sibyo Samu rero nka perezida w'aba YouTube yaje kwisobanura hano bagize ute yaba YouTube Imana yahaye umugisha bara abakristo basenga buzi uyu mwuka. None se Samu wabaye perezida w'aba YouTube kwa kangahe? Oya ngo aba YouTube baguye. Baguye. Aba YouTube n'aba YouTube baguye. Perezida w'aba YouTube baguye. Kubera yuko impamvu hanyuma rero sasa Yongwe yafunzwe azira ibyaha by'ubwambuzi aranabyemera mu kwemera icyaha cyuko yafungiye ubwambuzi bushukana. Mu gihe hari wa mugabo mu ngororero w'ibihumbi 700 niba ari na 50 hari muri Canada miliyoni 2.2 zo kujya gutaburura amarozi Burundi ntiyagiyeyo. Hari ngo umukobwa amuha 20,20 hari nabandi bo mu Faransa yabeke ngo bake hotel ku Gisenyi. Hari nabandi ibyo byose rero sasa niho ngiye kugera. Nshingiye ko harera Imana atitwaye neza nk'umukozi w'Imana. Nshingiye ko yimitwe na Apotre Mignone Alice Kabera ku bwa Apotre. Akaba yarandagaje umurimo w'Imana. Akaba yarahinduye abakozi b'Imana abesikoro abambuzi abariganya akatwambika iryo zina. Nshingiye ko yasohotse mu itoro rya DPR kubera indanini agiye gushaka amafaranga hanze mu macaci. Wari umudivu bivamo kandi akaba atarayabonye buretse gatoya. Nshingiye ko yakatiwe igifungo agahabwa umwaka usubitse.
Mageragere yarahamaze amezi ageze niba ari muri 6 niba yari 5 n'iminsi. Nshingiye ko yaciwe amagarama kuko buri y'urukiko rwaguciye amagarama utayasubijwe baguciye hazabu. Aho biba byabarangiye. Nshingiye ko Yongwe uyu munsi wa none bahamagaye abapasteri abapotere batafunzwe ngo bahabwe inshingano, bakavuga bavuze bati ikimenyetso uhamagawe agomba kuzana icyemezo cyuko atakatiwe igifungo kirengeje. Imana yaritegereje ireba nta muntu yakoma kwisi ihungabana ryo mu mutwe akeneye kubanza kujya ndera kwivuza. Yamara kuva ndera kwivuza akaza agakora ikiganiro cyo gusaba imbabazi abashumba bose uhereye ku mukristo, umuvuga butumwa, umwarimu, pastori, ibishopu, intumwa, abo abahanuzi, abo bose namara kuva ndera kwivuza. Indera murahazi? Indera hajya abameze bute? Abafite uburwayi bwo mu mutwe. Ariko barabanza bakamupima bagakonfirma. Nyine banza wumve amagambo Yongwe avuga nayo abafite uburwayi bwo mu mutwe. Urugero. Yambuye Hakizimana Juste Pasteur yakoraga kuri The Vibe amwambura 100,000. Yambuye kamarade ko abantu bose bakoreye abantu babahembe bose bararwaye. Nyine banzureke ubwo turero turareba intungane. Buri intungane ni ishobora gutenga umuntu. Wabyumvise kuko we twamaze tureba turagera tureba Juste yarambuwe, kamarade yarambuwe, Kareya nabonye ikiganiro yakoze kuri Jaras TV, Mama Sava yarambuwe, Sebo yarambuwe. Wabyumvise Amani we yibye Amani we yatwaye kamera kubera kubura umushahara icyakoza mu nyuma sinzi uko byaje kugenda. Ngo yarambwiye ngo baje kwiyunga mbo ikindi kugeza ubu kuba tarasubiza amafaranga abantu yambuye nkuko urukiko rwavuze ko batagiye kurega. Aya buretse muri icyaha cyabaye icyaha kuko ntabwo urukiko rwari kumukatira umwaka ni hazabu batamaze kubona ko ibyaha bimuhama. Bityo kubwe mpamvu rero Yongwe ndasanga akwiye kubanza kujyanwa indera akabanza agasuzumwa ko ari muzima nta hungabana yagize ryo mu mutwe, kuko iyaza kuba ari muzima ntabwo ari kwambara kiriya kigofero kimeze nk'icyama ibobo wo musi y'umuhanda mu iteme rya Nyabugogo nako n'umwana n'abana bo mu muhanda ntabwo bakitwa gutyo. Sorry bambabarire. Iriya ngofero yambara ari kuri The Vibe ngaratenga abantu ni ingofero yatoraga, ni ingofero umwana ari yiyambariye mu muhanda, umwana wo mu muhanda yari yambaye kandi ziba zitandukanye. Buretse se je nari impari je naribonye umwana wo mu muhanda yaratambutse. Yongwe aramubwira ngo ariko sha ngo zara ngo guhamagara 3 shango ngo guhirije yaramusabye. Umwana yaradusabye wari uhari nari impari umwana yadusabye icyo kurya. Urabyumva Yongwe aravuga ngo zana iyo ngofero ngo guhamagara 3 umwana muhamagara 5 je ntacyo tuguze. Yongwe muhamagara 3 kiya kigofero uzakibona gicikaguritse. Urabona biriya bigofero ni bya bindi abana banywa za kore ziki babandi baba musi imihanda bambara. Wabyumvise umukozi w'Imana ari gusebanya reka mbe muhaye agacayi kugira ngo buretse mbaze kubwire se banzuke ku gacayi buretse mbaze kubwire reka mbaze ngo ku cyayi cy'u Rwanda ubundi umuhogo mbaze ngugore fresh nibuza mukanyura garuka narabyoshye. Hanyuma muzitegereze muri biriya ngofero yambara iracikaguritse. Ninda Apotre muzima wambara ingofero ya deshire biterwa n'ibyo abarimo. Nyine banza wumva ndakubwira ko abari muri Vibe buretse se ninda Apotre wambara ingofero ya deshire yacikaguritse. Ninda Apotre uvuga izina Imana yambaye ingofero ngo ntenze kanaka. Apotre utagira umwambaro w'ubutambyi, Apotre utagira umusaraba wagitambye, Apotre utagira ishati yagitambye, Apotre utagira urusengero yambara neza. Buretse Apotre banza wumvese pastori yatenga umukristo ahagarara ku ruhimbi mu masaha ya 5 cyangwa nyuma y'ikibwiriza akavuga ati dushingiye ku bakristo bacu uyu n'uyu ku mpamvu izi nizi tubaye tubahagaritse igihano cy'amezi 6. Kubwiyo mpamvu rero shingiye ko Yongwe nta burere afite bwa gishumba, shingiye ko Yongwe nta discipline nta burere agira, shingiye ko Yongwe yitwa Apotre akaba yari yimitswe n'umubyeyi ufite amavuta Aposo Minyoni Kabera ariko yimitse mayibobo.
subiramo subiramo buretse nshingiye ku Apotre Mignone Alice Kabera yimitse Harerimana Joseph Yongwe amuzi kari Yongwe Harerimana wo mu Gakinjiro muri ADPR ntabwo yamenye ko ari Yongwe wigeze kurara munsi y'umuhanda yarazi ko yahindutse ariko yihangane ibya ikibi irakirigata Makuru Yongwe mupfiki banzureke se uzamubaza icyatumye ntenga icyo antengeye niba yaranteze ntiyavuze ko yantenze se buretse gatoya hanyuma kasome ku cyayi cy'u Rwanda banza usome ku cyayi byibuze wacururuka kubera yuko ntabwo ndabona Apotre Masasu avuga ibintu by'ubushenzi nk'ibya Yongwe sindabona Apotre buretse se sindabona Apotre Mignone aza kuvuga ubusa nkuko Yongwe avuga ubusa ngo na Apotre sindabona Apotre Gitwaza Paul aza kuri kamera ngavuga ubusa nk'ubwa Yongwe ntibyanabaho sindabona Bishop Rugagi Docteur aza kuri kamera ngavuga ubusa nk'ubwo Yongwe avuga nubwo avuga ko yabyaye Rugagi ahubwo Rugagi yabyaye Yongwe ahubwo ikibazo nuko yabyaye kirara hanyuma buretse gato none se Rugagi yavuye mu kimu nta kibazo ariko waruzi ko wigisha intore kubyina wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha wigisha intore kubyina bwa kikakurusha guhamiriza hanyuma rero sasa nshingiye ku marira y'abasaza n'abakecuru abana bakiri bato barizwa n'umuhamagaro Yongwe yajanditse mu bishanga mu byondo nshingiye ko Harerimana Joseph yigeze gukorera Imana nanjye ubwanjye amarira ndumva amarira rimwe arabunga mu maso ko nawe urabyemera ndabyemera pe ndabyemera ariko se ntibizagutangaze ubona umuntu yarangije masters na professora ariko akaba umusazi ntabwo yize yarize baza wumve kwiga ni iki buretse se buretse baza wumve nshingiye ko yagiye yicaye kuri kamera agatangaza ko arimo ariga masters ya theology atararangije n'amashuri 6 ya primaire buretse ndaje shingiye ko afite diplome z'inshugurikano yakuye mu karere ka Bugesera diplome ziki nose si kamera yawe ntabwo ari kamera yawe watangaje ngo ni lisase ni masters yego ni lisase ni masters okay noneho jewe ndi imbere y'Imana ishobora byose ni musanga hari umuntu ukwiye kubona master ukwiye kubona lisanse atazi ururimi atazi kwandika urwo ururimi jewe ndaba ndi umupagani imbere ya Yongwe si umuyobozi wa televiziyo umuyobozi wa televiziyo ariko umuki nese sinyoboye ikaza TV gese ndi umuyobozi w'ikaza TV YouTube ayoboye uziko the vibe irusha agaciro Yongwe TV iki abaza wumve se uyu munsi wa none the vibe TV na Yongwe TV the vibe ni ifite agaciro ariko uguzi kugira televiziyo bahe certificate cyangwa kugira ngo ije ku murongo amafaranga y'iminara bishyura areka mbaze nkubwire none se Yongwe TV urashaka kumenya ko ndi umuhanuzi witesha agaciro baza wumve se ese ubundi bagusize hano na Yongwe basanga ari nde muntu wagiye kure y'Imana wijanditse cyane ni Yongwe ugendeye kuki ngendeye ko nyirumuri ngendeye ko ufatiwe mu cyaha niwe munyabyaha Yongwe yafatiwe mu byaha wabyumvise neza ufatiwe mu byaha niwe munyabyaha ariko Yongwe Imana ku ntebe y'imbabazi Yongwe ko yavuze ngo Sarongo yahamagaye kenshi
ngo ribu nifata sarongo, ribu nifata sarongo, ari ribu ari Yongwe na sarongo, ninde ribu yafashe? Kandi wabizi ko yabivugira kuri kamera yawe, urabizi neza yavugira kuri kamera yawe ngo ribu ngo sarongo akwiye gufungwa, sarongo akwiye gufungwa, sarongo ntabwo yemewe ni igisambo, ari sarongo na Yongwe ninde wabaye igisambo mu mategeko? Iminsi y'umujura hari igihe bitaragera 40. Hari igihe iminsi 40 bitaragera. Iminsi 40. Iminsi 40 itaragera. Hari igihe itaragera. None horo sasa. Ariko bitavuze ko umuntu nawe ari shyashya. Umva Samu Gakire. Ngiye gutangaza ku mugaragaro nk'umuhanuzi. Ufite Bibiliya hafi aho? Bobo. Mufite Bibiliya? Efeso 4:11 havuze ngo iki? Ibaha kuba intumwa. Egera hano ngwino usome. Someramo hano. Bamwe ibaha kuba intumwa. Soma. Abandi ibaha kuba abahanuzi. Bamwe baha kuba intumwa. Abandi baha kuba abahanuzi. Abandi baha kuba abahanuzi. Abandi baha kuba bigisha. Abandi baha kuba bigisha. Abandi baha kuba bavuga butumwa. Abandi baha kuba bavuga butumwa. Muri iki kiganiro shingiye ko Yongwe nta rusengero agira, nta rugo yigeze agira icyumba cyakoze cyitwa Horebu, shingiye ko nta byangombwa bitangwa n'ikigo cy'igihugu gifite ububasha RGB yigeze atunga mu biganza bye. Afite bya RMC banzureke se okay RMC ndabyemera kuko Yongwe TV aho turi kumwe. Shingiye ko rero atari apotere yimitswe kuba apotere arangije arabyemera. Ndamwemera, navuze ngo irya ikiboze irakirigata. Se wamwimitse nyine banza wumve yarapfushije banza wumve Bibiliya yavuga ngo harabapfuye bahagaze. Wabyumvise neza? Hari igihe umuntu agenda yarapfuye ahagaze. Wabyumvise? Mwisi y'umwuka yarapfuye ariko ku mubiri ari muzima. Wabyumvise? Ku mubiri Yongwe ni muzima ariko mwisi y'umwuka kera. None horo sasa uyu munsi wa none nk'umuhanuzi, kuko umuhanuzi arebera umuntu ibigiye kubaho byose. Yongwe ntimumubare nka potere. N'ubuhanuzi ubwo? N'ubuhanuzi. Ubu ninje buvuye ku Mana. Tega amatwi wanze wumve. Abantu bwabampora iki? Ntabwo ariko banzureke. None nkubwira ubuhanuzi. Banza wumve se, banza wumve. Uhereye uyu munsi. Nibishaka Tojeni yari yatenzwe na Yongwe. Nshingiye ko Yongwe nta rusengero agira. Nshingiye ko nta byangombwa afite bya Republika y'u Rwanda bitangwa na RGB. Yongwe nta n'urusengero yagiraga. Nibishaka ntatenze. Ndamutenguye. Mubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana nk'umuhanuzi. Nshingiye ko Pastor Justin Yongwe yari yatangaje ko atenze Justin amezi 6 Hakizimana Justin. Mubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana nk'umuhanuzi, kuko biravuze ngo bamwe baha kuba intumwa abandi abahanuzi. Ntenguye Justin, ndamutenguye, nta gitengo arimo. Nshingiye ko Ezekiel Rukundo Yongwe yari yatangaje ngo aramutenze. Nshingiye kuri iki cyayi cy'u Rwanda nkwe kigasusurutsa umuhogo. Baza wumve umuhanuzi bariye nibwo uhanura, kuko umuhanuzi utariye ntahanura. Wabyumvise? Arimwe akantu hariya mw'imbere. Arimwe akaginga. Baza ni seriye. Samu genda seriye. Wabyumvise? Genda seriye. Nta bigofero nambaye nkamwe bya Yongwe bicikaguritse. Wabyumvise? Nta bigofero bicitse. Nshingiye ko yatenze Bishop Gerard Mugisha. Yego. Nanjye nari namutenze kuko yatenzwe na Yongwe utabifitiye ububasha. Yongwe nta rusengero agira. Yongwe utagira ibyangombwa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yongwe urwaye ufite depression mu mutwe we. Yongwe ufite ihungabana kuyimageragere. Kubw'iyo mpamvu nanjye igitengo nakizemo Gerard ndamutenguye nyimukuyeho. Nawe witeguye abemera Bishop Gerard abemera amashyi kuri Bishop Gerard. Abemera Bishop Gerard amashyi menshi. Oui, Zonita. Prince ari he? Umva. Ubwo bivuze ko nakabari kanjye ubwo. Buretse ndacyaza. Mubashwabwa n'Imana. Buretse nshingiye ko yavuze ko atenze Pst Claude. Nta bubasha afite, n'inzozi ze ntizagira kuri Claude. Nshingiye ko uyu munsi wa none ariho umuvumo. Agifite umuvumo w'ubusembwa mu rukiko.
Yongwe mushyize mu gitengo cy'imyaka 5 kuko ubusembwa buzamukurwaho bazawumve nyuma yo kwitwara neza niyitwara neza mu mwaka umwe imyaka 2 nibwo akajya mu rukiko agatanga ikirego cyo gukurwaho ubusembwa bw'igifungo yakatiwe. Umunsi azakatirwa umunsi azahabwa icyemezo n'urukiko ko urukiko nushyiraho icyemezo ko rumukuyeho ubusembwa uwo munsi nanjye zatangaza ko nkuye Yongwe mu gitengo. Kuva uyu munsi kugeza icyo gihe aracyatenze. Aho azajya hose azagenda ariho umwuka w'uruzerero. Hako amuhamagaye ukamubwira ko umutenze. Baza wumve Yongwe Imana nsenga kubwo amagambo yamvuzeho natuye umwuka w'uruzerero kuri Yongwe ni kugira ngo mumenye ko ndi umuhanuzi. Mugiye kumubona aji Burundi, mugiye kumubona cyangwa se imiryango y'u Burundi igiye kumukingukira mu murimo w'Imana. Banzureke se mugiye kumwumva Kenya, mumwumve Tanzania, mumwumve Zambia, mumwumve he nta rusengero afite. Azajya avuga ngo ndi apotre w'umuhamagaro. Ntabwo ari apotre w'urusengero, na apotre wo kuzerera. Wabyumvise? Ikindi wabyumvise neza? Wabyumvise neza? Iragarutse gira byumve, tega amatwi wanze wumve. Kuva uyu munsi kugeza igihe azakurirwaho ubusembwa. Yongwe afite ubusembwa, nta kweno kwatura ijambo iryo ryo ryose ku mukristo, ku mukiranutsi w'Imana, ku mubishopu, ku mupastoro, ahubwo ni ufite ubusembwa kuko niyasaba icyangombwa muri parike ngagihabwe. Ntiyajya muri Ribu ngabona icyangombwa. Wabyumvise neza? Kuva uyu munsi rero kugeza umunsi azahabwa icyangombwa na Ribu kuri guhuza iby'isi n'iby'ijuru. None se Bibiliya iravuga ngo iby'isi bitwigisha iby'ijuru. Wabyumvise neza? Bibiliya iravuga ngo iby'isi bitwigishe. Oya iyi ni intebe ngiye guhirika intebe ya Yongwe. Wabyumvise neza? Nyine urabona intebe ya Yongwe irahirimye. Umugabo ntajya avuga. Wabyumve baza wumvise intebe ya Yongwe irahirimye. Uhereye uyu munsi Bibiliya iravuga ngo iby'isi bitwigishe iby'ijuru. Yongwe kuva warampamagaye nakwitabye ariko uratenzwe kugeza igihe uzakurirwaho ubusembwa n'urukiko rufite ububasha. Nanjye uwo munsi nzagutengura. Kwanza reka muhamagare mfasha. Umutenze nawe yaragutenze. Cyo mukuru mwese muri inyuma. Ubwo ninyo nzabatengura. Uwo aragenda agafata bigiseri yapfuye, agafata ibikuteri byapfuye bidakora ngo arimwe arakora ngo Yongwe afite ibikoresho. Yongwe afite ibikoresho. Abashaka kwigana Max TV, abashaka kwigana Yongwe sabe uretse hereza ikawa y'u Rwanda. Bimuge ndimo ndanywa ikawa. Ini kawa yo muri Serenity Park. Irebewe. Yabimenye. Kandi yari yampamagaye. Kandi atengewe niho azatengurirwa nitwara neza. Izi kamera zose habuzemo nimwe ntabwo azababarirwa. Uyu urumva suga ari ryari mutenze imyaka 5. Imyaka 5 y'uruzerero. Jewe oya ntabwo izabaho. Oya hazajya mu yindi mirimo juste. Urumva? Noneho rero arabimenye ntabwo anyitabye cyakoze ari yampamagaye. Uhereye uyu munsi umuntu wese Samu Gakire uratenguwe nta gitengo ufite. Ni business yiwe n'uburenganzira bwe. Ntabwo Samu Gakire umukristo wa Yongwe. Ntabwo yagutenga ayo mavuta ntiyagukoraho. Wabyumvise neza? Business yawe baza umvese business yawe ntabwo none se Yongwe ya apotre w'akabari kawe mu bubashabwa ni none se n'Imana natenge sikoro atenge na burarirwa. Ko atatenze burarirwa ngatenge sikoro se Imana ntago ramuhubwo bubasha. Hanyuma rero nuko mbishoje Yongwe ariho imiziro
kugeza uyu munsi ntabwo afite ijambo ryo kubwira umuntu nk'inyangamugayo. Amasengesho y'abasaza n'abakecuru, amarira y'abasaza n'abakecuru, amarira y'abagore yaririye amafaranga ababeshya ngo azajya gutaburura amarozi Bujumbura, abo yaririye amafaranga ababeshya ngo afite Yongwe hoteli, ngo afite Yongwe coffee, Yongwe transport, Yongwe ibiki byose ntabyo yari afite. Kuva uyu munsi ishingiye kuri ubwo bwesiko n'ubwambuzi bushukana yakoze, ndamutenze imyaka 5. Icyakoze urukiko ni umukuraho ubusembwa afite, nanjye zamukuraho ubusembwa bwo mu mwuka. Murakoze. Sawa, agabashimire cyane, mwakoze cyane kudukurikira. Nuko mubona iyi ntebe, murabona ko yasadutse. Mwabonye iyi ntebe? Umva se, iyi ntebe mwayibonye? Umva, iyi ntebe Yongwe yicaraga ku ntebe nka Apotre. Mwabyumvise? Yicaraga ku ntebe nka Apotre. Ariko muri iki gihe Apotre Harerimana Joseph Yongwe mu mwuka, uko iyi ntebe yasadutse niko n'umwuka wasadutse muri Yongwe. Aracyafite akuka kabasha kuvuga ngo Yesu ashimwe ahuye n'umukristo basenganaga, ariko noneho umwuka nyamwuka nyawo ntawe uhari, warasadutse warigendeye. Uko iyi ntebe yasadutse, uko iyi ntebe igira gutya ikongera igacurama, niko ncuritse ububasha n'ubushobozi mpabwe n'ijambo ry'Imana, niko ncuritse ibintu byose bya Yongwe wiyitira ko ari Apotre atari Apotre. Ndamutenze imyaka 5 yose nishira, nibwo nzamutengura mu isi y'umwuka wa gihanuzi. Okay.